gusora bigomba guhera ku kwinjiza point entre Okay. ibindi byose bitashingiye kuri ibyo bizateza ibibazo so rero mu byo bakoze yego abinzoga Yego. nta inzoga yaburaye abitabi nta itabi yaburaye Yego. iby'amayinite turaza kubigarukaho Nibijyanye no n'iby'ubwiza kwisiga ewe data we na mukorogo bayigarurira ariko bayisoreshe 500 kwijana bitwaye iki inzoga ibihombo ni 3 yego inyungu ni imwe n'igice ibihombo sante sangiza ubuzima yego finance zitwara amafaranga bose 4 zica akazi yego no 4 zitwara umwanya. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. KOP nanone kandi turasuje twizere ko mumeze neza cyane abanywanyi n'abavandimwe muba hano umunsi ku munsi. Tugenda tubibona uko mugenda mukora subscribe, niyo tudahari biba ari byiza rwose, nibyo kubashimira. Ariko kandi n'abandi mwamaze kuyikora n'abatarayikora mwese turabakengurukiye aho muherereye. Hari abantu ngo bakandaho ngo ariko ngo batakora subscribe. Barahari narabazi barabajyamo. We turaziranye. Ndakureba ariko ni nabyo regari n'abantu baba bafite imyanya muri societe itabemerera kugaragara ko hari ngo mpengani yanga kandi subscribe ni nko kwiyabonesha. Rero hari umuntu ubushinzwe neza abayashinzwe ibitangazamakuru byose agasaga ntabwo ari byiza biba bihagije. Yego. So Karegeya umeze ute? Amakuru haraciyemo iminsi hano kuri KOP ukeneye no kumenya ku kijyanye n'impagarike n'ubugingo. Oya ndaho ntibambonye se nagiye uyogana Dani kwa media ndaho rwose kira kiganiro bambwiye ati Karegeya atagira ha ibibazo bikomeye akakubwira ngo agume ngo asobanure neza ntago byibuka gwaraho nyine mu media sobanuraga ikibazo cye yajya kuvuga nyine ibintu bese byari bikomeye. Niba hari urugendo rwanshimishije na ruriya rurimo kandi nshimire n'abantu benshi barimo kugira bambaza andi makuru ahagije kuri Mediatrice kugira ngo bagire icyo bakora. Ariko nari mbirwaye, niyo mpamvu wabonye ko twakoze ikiganiro bugije. Hari n'abagize ngo cyacitsemo kabiri ariko nzi ko ari part 2. Hari part 2 hari ikindi gice. Hari n'uwambajije gutyo ndamubwira ni part 2 irahari. Kizaza ikindi gice kizaza. Ariko niba hari ibintu byanshimishije ni ruriya rugendo. Twatashye dutinze twageze mu rugo nyuma ya saa yine ariko ntago mbirogereta. Yego. Ntago mbirogereta rwose. Abantu nk'abariya kubasura kandi hari igihe umusura ukaburiraho no kubona n'abandi bavandimwe aho twagiye duhura, abo twiganye secondaire, abo twiganye muri université, namuhuye n'abantu benshi abafana benshi. Ariko uriya mubyeyi byari ngombwa ko
buriya buvugizi bukorwa biba bivunanye umwanya uzi ko twari twabyukiye mu kandi kazi tugenda ari nimugoroba imvura nayo itubera kasa mutwe ariko ndavuga ngo byanze bikunze nagomba kujyayo so vraiment buriya mu kazi nyine hari icyo ukora ukavuga uti nanjye nibura so biriya rero byaranshimishije cyane nari mbizi ko kizarebwa n'abantu bangombwa ariko bafite n'icyo bakora ntabwo ari benshi ariko ni abangombwa pe cyane rwose cyane n'ubu rwose baba bambwira ati muduhe nimero ze dukurikirane twumve ibye ariyo buriya ntabwo bizatinda ari akarere karabimenye ari intara yarabimenye ari imiryango y'abafite ubumuga yarabimenye benshi n'abandi bagira neza n'ubu hari umuntu uri gushaka nimero za Byumvuhore ngo no oya hari abantu nasabye guha Byumvuhore ikiganiro hanyuma bakazanyaka nimero zuriya mudamu bakaziha Byumvuhore bakivuganira ko bariganye we none wowe wenyine biriya bibazo byose yabikemura nuko hari ababa bari kunsaba andi madetaye urumva afite ibibazo byinshi nta muriro nta mazi nta gaze nta mashini zo gukora akazi ni byinshi nta gatungo nagiye kuvuga nti umuryango wa Giskuti wo hari icyo bo ntacyo baravuga ariko nabo narabahaye ntacyo baravuga ntacyo baravuga ariko narabahaye nitumara kujya mu ngamba neza bamwe bazakemura bimwe abandi bakemura ibindi bose ndabizi ko nabikoze mbizi nta kibazo rero ubwo reka dutegereze nk'uko bivuze bizagenda neza ahubwo mpite ninjira mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi uyu munsi tubanze twihanganishe abantu abafite abantu baguye mu mpanuka ya hariya twari tuhavuye na Dani ko n'uriya muhanda twanyuzemo burya iyo abantu shimira na leta kuba yifatanyije yahumurije imiryango kuri Yellow Pepper cyane ikintu gikomeye cyane kuko buriya abanyarwanda ukurikije u Rwanda uko rungana n'ukuntu rubayeho imiryango yaho igenda isobekerana buriya iyo wumvise ngo hapfuye abantu 20 ntabwo wabuze nk'imiryango 200 iba yahungabanye kuko umuntu wo mu Rwanda ababarizwa mu miryango itari munsi y'itanu aho yashatse abo biganye abamubereye pare abamubereye ba pare aho atuye umudugudu ishyaka bamo association ubwo abo bose buriya ushobora gusanga muri abo 20 nta karere ko mu Rwanda karasigara katagize umuntu urira natwe rero none n'iyi mihanda buriya benshi wasanga harimo n'abafana n'abakurikira ibiganiro byacu ariko byabaye twari tuhavuye ejo hari umuntu wabimbajije ndavuga nti uriya muhanda nari nkuzi nta bundi ntago ugira ingusho cyane no kureba mekanike y'imodoka ariko nzi ko controle technique ihari no kureba état de santé y'umushoferi buriya dukora controle technique ariko y'imodoka ariko ntidukore controle technique y'umuntu yaraye ate abayeho ate akoze iminsi ngahe aruhuka gute arya gute uri kubyumva ku buryo binashobotse imodoka mbere y'uko imodoka ihaguruka umushoferi yakabaye nawe ari aho hafi nk'isaha yose hari abantu bashinzwe kumenya ahagaze mudu ye abaganga abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe n'abandi bakora ikimeze nka enquête sociale mu rugo abayeho ate afite stress zingana iki ese ubwo ntafite abana birukanwe ku ishuri ese ubwo ntabwo ufite umugore umuraza ku nkeke ese ubwo ntamaze icyumweru ataruhuka hari imodoka ujya kubona nk'iriya ugasanga umushoferi ifite umushoferi umwe amezi 6 akarinda shira kandi ikora buri munsi ntabwo rero ntabwo abantu mu Rwanda ntabyo nzi nyine mu bindi bihugu hari igihe usanga baba basimbura nizambukiranya wese ariko ibyo rero ni ibintu bakabaye babanza kureba kumenya état de santé y'umushoferi ugiye gutwara imodoka ipakiye abantu
kandi niyo yaba ipakiye ibintu. Ibyo rero sinzi uburyo bizakorwa, byakabaye bikorwa n'abanare amashyirahamwe y'abashoferi na ba nyiramamodoka, ariko nyiri imodoka umubwiye ngo imodoka yigendera abashoferi babiri yavuga ati n'aba ngaba simperuka kubahemba. Twimagine umushoferi waraye mu kabari, waraye ku nkeke, ufite abana batari kwiga, waraye inzara, ufite umugore umuraza ku ntugunda, umushoferi udaheruka guhembwa, umushoferi udaheruka kuruhuka. Ibyo byose nibyo biduha igiteranyo cy'ibyo. Ubwo ibyo byose dutanze amanota, naringeze ku kintu ku bintu 7, utanze amanota ku 100, ugize munsi ya 60 ukamubwira uti genda uryame mushaka undi, nibura ujya kuri vora n'ufite nibura 80% muri ibyo byose nari nkubwiye. Yego, waraye warariye iki? Yego, mu rugo biti? Yego, mu mutwe biti? Yego. Ese ntiwaba ufite umukecuru urwaye i Kanombe wabuze uko usura kubera icyo kimodoka? Aho hose ukagenda ushyiraho ukamubaza nibura ibibazo 10 utikinga ugize munsi ya 70 uruhutse. Ko bimeze. Uheruka guhembwa? Yego. Uheruka guhembwa ryari? Warariye iki? Isosi y'ubunyobwa. Icara. Ruhuka. Ko bimeze. Ibyo rero niyo etape tugomba kugeraho. Turakora ku turere tekinike y'imodoka, ariko imodoka ntago yitwara. Mekanizme yo gukontrola koko abashoferi baratunzwe na za energy. Kainagi karashiramo ashyiraho akandi, aratangirana kamwe i Kigali akashirira Buranga akabateyema kandi kakamugeza i Rubavu. Nta kuryama, aryamye saa 9 umushyize kuri vora saa 10. Nabyo nukubireba burya iyo ibibazo bituma abantu batekereza ku buryo bwo kubikumira. Ntabwo mvuze kuri yarananiwe, ntabwo mvuze, ariko nkurikije uriya muhanda nubwo uri ku misozi ihanamye, ariko ingusho yaho akenshi bitabaye ikibazo cy'imodoka biba ku kibazo cy'umushoferi. Yego, n'ubundi. Yego. Ngaho noneho komeza. Ubwo muri rusange n'ubundi twihanganishije imiryango yabuze ababo, nkuko n'ubundi n'abakomeretse. Yego, abakomeretse. Iyo miryango natwe turimo nuko tutarabimenya. Nakubwiye ngo umunyarwanda mu bijyanye n'umuryango ni mugari, aragutse. Yego, reka nkomereze wenda ku kijyanye n'ubundi n'ikiri kuvugwa cyane kijyanye n'izamuka ry'imisoro. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo hari habaye ikiganiro n'itangazamakuru, minisiteri bisobanura neza, minisitiri abivuga binyuramo avuga ati ibintu ko twabitangaje, ariko wenda duhereye ku ngamba zinyuranye z'iyi politike, harimo ukongera umubare w'abasora, imisoro yinjizwa mu kigega cya leta, hamwe no kunoza uburyo bwo gukusanya imisoro. Hakabamo kongera ubudahangarwa bw'ubukungu no guteza imbere ukwigira. Hakabamo korohereza abasora no kubafasha kugera ku nshingano zabo. Mpereye aho ngaho ushyize agatwenge sinzi. Urumva nyine wavugaga byinshi, ubudahangarwa bw'ubukungu, urumva ari nkaho urumva uko bivuga. Ikinkizanye kubera ngira ngo wenda cyasanishwa n'ifungwa rya USAID. Turabivuga turaza kubivuga. Voilà. Wari ukiri mu bintu bisa naho biri teorike. Ubudahangarwa bw'ubukungu ntabwo umuntu uri kuri KOP ahita ngo bishatse kuvuga iki. Niyo mpamvu ubukungu budafite ubudahangarwa burangwa n'iki. Urumva rero tugiye kamwe bavuze ngo nari mvuze akambere kavuga iki? Kongera umubare w'abasora imisoro yinjizwa mu kigega cya leta, hamwe no kunoza uburyo bwo gukusanya imisoro. Okay. Icyambere kongera umubare w'abasora. Ubundi mu mahame ndavuga ngo ikira ntabwo ngiye nize economy, ariko nabanye n'umu economiste unakomeye muri kino gihugu. Yakunda kuvuga ngo les grands taux tuent les totaux. Les grands taux ento élevé. Amajanisha ari hejuru yica igiteranyo cy'imisoro. Iyo usoresha amafaranga menshi bituma haza make kubera ko hasoze bakeya, harimo n'abakwepa n'abagira gute.
icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngewe ku giti cyanjye nemera ko hagasoze uwinjije. Uri buku bushize turwana n'itegeko ryavuga ngo gusora ku butaka, abantu bagatinya no kubibaza, bikaza kubazwa n'umukuru w'umudugudu wa hano mu Rugando. Nuko ririya tegeko ryo gusoresha ubutaka ntago rireba ngo havuyemo iki. Ukagenda ugasanga nyogokuru wifitiye hegitari 5 zirimo umukenye, ishinge, urukaranka, n'urukenja, ugatangira ukamubarira ntacyo avanamo. Urwo rukaranka ntarugurisha, si ndiyo? Undi ugasanga ngo atuye mu mujyi, ngo imisoro yo mu mujyi ngiri kuri 10 na kangahe, ugasanga harimo za nsina zahindutse nk'amawuha, zera igitoki cy'ibiro 3, harimo uduteke twera ibiye, harimo ni wenda n'ikise n'amadegede. Uwo muntu uramusoresha yakure he? So urashaka urasoresha n'utinjiza kandi asore kimwe n'ubundi. Icyo nashimye rero muri politiki, uraza kuvuga ingingo ya 2, gusora bigomba guhera ku kwinjiza, impôt entre. Ibindi byose bitashingiye kuri ibyo bizateza ibibazo. So rero mu byo bakoze barashaka kwinjira hahandi ngo ibintu bishobora kuba byakwinjiza. Icya mbere, ngewe kujya gusoresha wa mukecuru wa hegitari 5 ziri mu rukenja, nasoresha aho mbona amafaranga. Sinakubajije ibirayi hari ikibazo bifite, ibishyimbo hari ikibazo bifite, kawunga hari ikibazo. Wabonye ibyo mumureke ntasore, ariko ushaka ibirenze ibyo bana fatiraho. Ubwo ndi kumva uri no kwinjira ku kijyanye n'ibyashyizweho. Ab'inzoga nta inzoga yaburaye, ab'itabi nta itabi yaburaye, iby'amayinite turaza kubigarukaho, n'ibijyanye n'iby'ubwiza, kwisiga. Yewe data we na mukorogo bayigarurira ariko bayisoreshe 500 kwijana. Bitwaye iki? Hari wabuze na gikotori. Ndibaza ko vaseline yitarimo. Birimo. Vaseline ntirimo, isabune ya kifuanguo tembo ntirimo. Ariko bafatireho. Ikindi muri ya kadire yo kuvuga ngo ni hasore aho ahinjiza cyangwa hagaragara ibyibanze byamaze kuboneka. Ndakubwiza ukuri nta myaka irarenga 5 na permis zitatangiye gusoreshwa, n'amadiplome par category, niba ari A3, niba ari imanite, niba ari A0, ibyo byose bizagira ibiciro. Ibindi bintu dorix n'ibiki ari ibintu ubona ko wamaze kubona ibindi. Biri secondaire. Voilà. No, tertiaire. Tertiaire. Ni tertiaire mukorogo se ni. Donc primaire n'amazi yo gukaraba. Sibyo? Amavuta yo kwisiga uhinjiye muri secondaire. Noneho ayo kwitukuza wagiye kabisa. Wagiye. Noneho ingingo ya 2 bavuze iri ihe muri politiki ijyanye no kongera ubudahangarwa bw'ubukungu no guteza imbere ukwigira sirtusa. Ukwigira aho rino hazamo ya indi kandi warujombye kayiwe side. Ubudahangarwa bw'ubukungu ibyo byo biraremereye. Minekofine n'abatekinisiye babo bagomba kwicara bahanganye nabo. Ubudahangarwa bw'ubukungu, agaciro k'ifaranga tusa, ni ukuvuga ngo bicara bareba ngo ese nta kintu ko twari tuvuze ngo nitwemere ko utinjiza sora, ariko nanone uwinjiza wese asore. Aho niho uba wubaka ubudahangarwa. Ushobora rero gusanga abinjiza menshi atari bo basoraga, tukajya gushaka babakecuru b'amadegede, kumbe hari undi muntu ukorera kuri telefone akinjiza wenda 15,000 ku munsi. Ubwo d'office ni 450 mu kwezi. Uwo nguwo ngo kuba ko ntaho yanditse, nta kontara afite ce. Nitwataka nibataka airtime akoresha, buri wese azajya agura amayinite yo kubyaza amafaranga. Ntabwo ari byashira ishushu wariye. No. Telefone ni ibyara amafaranga.
areye Anyishe. no ndagukumbuye gusohora ho ariko guhamagara ibyo bintu bigeze hehe zavoka ntizirashya wanyumvise umuntu ufite agatelefone ke ariko guhamagara ngo zavoka ntizirashya nzaze kuzipakira ari kubyaza umusaruro abyumvise yamerite yasoreye ibyo byazawuzansura ryari akantu kose karimo kwinjiza kagomba gusora hanyuma ubudahangarwa bw'ubukungu kwigira rero bijyanye na ya miryango isaha n'isaha ujya kumva aba bahagaritse inkunga wongere wumve ko wibuke ko mu mezi ashize abanziriza impera z'umwaka habaye ikintu nacyo cyateje agapolemike habaye ikintu cyo kuzamura ubwiteganyirize bukava kuri 6 bukagera kuri 12 muri uyu mwaka wa 2025 bukazagera kuri 20% muri 2027 hanyuma se icyo shima ejo bundi nabonye ubuhamya kuri radio kuri televiziyo y'u Rwanda umusaza utuye Masaka yarasuwe n'umunyamakuru witwa Karine Umutoni umusaza atanga ubuhamya avuga ko yagiye gufata pansiyo agasanga bamaze kwizamura dukomurusyo dukoma n'ingasire urumva niba leta bafashe umwanzuro ngo ubwiteganyirize buzamuke buve kuri 6 bube 12 none nyuma buzabe 20 ariko igahita itangira no kongeza n'utaratanze bwa bundi bwa yayandi urukumva ubwo se bari gukora hehe ayo mafaranga ari guhabwa abo basaza bo mu zabukuru yabavaye nibaza ko ari byo kuko uwo musaza ngewe naramurebye yakoraga muri handicap international ibyo byose ntabwo ari inkuru y'impimbano yavugaga ko yagiye gufata pansiyo ye agasanga yarazamutse akavuga ati biranafasha kwishyura credit tusa ngaho ibaze leta yatangiye guhita yishyura abapansiyone yazamuye yiha abapansiyone kandi ayo yavuze agomba kuzamuka mu biteganyiriza ntaratangira kwinjira ubwo se urumva niho twashakaga ubudahangarwa bw'ubukungu yego nuvuga ngo ikigega cya leta uko kivamo amafaranga kigomba no kugira ajyamo hanyuma kwigira byo ni ngombwa kwigira byo ni ngombwa buri ikibi ni abantu ni sosiyete nk'ubu ngubu ibintu bibiri leta igomba kwitondera yego ni ukutabikora bucece niko nabyita ngo bicare badeside bisaba kwicara bakabaza abantu amasendika ryashyirahamwe ry'abaguzi ryitwa ngo iki ry'abaguzi b'ibicuruzwa kwa damiye nibagiwe kandi bari abaparteneri banjye donc nuvuga ngo reba abasendikaliste bahagarariye abakozi reba private sector ihagarariye abacuruzi reba abakoresha abakuru b'abakoresha reba abashinzwe abakonsomateri mujya inama hanyuma mwemeze icyo ni kimwe icya kabiri yego mwigisha abantu hagomba kuba ingamba zo kwigisha abantu gukora mbere yo gukonsoma yego umuco wo kuzigama ese agashara gatoya ukabonye akamaragenga gute ese izo nzoga nubwo zazamutse ndabizi ubu none mitsingira aba nka 2 ese unywa mitsingi 5 za 2 si 10,000 yinjije angahe yazigamye angahe yabanje gukemura ibihe bibazo yakoze amasaha angahe yego nyankunda guseka abantu abagabo badufasha mu ngendo za buri munsi b'abamotari sinzi amasaha bakora ntabwo ari bose ariko harimo abo ubona ajya muri pause akayimaramo amasaha 2-3 yego agafata udushyimbo capati rimwe na rimwe akaba n'urengejeho na primus akaba mu masaha 2 akaba konsomye 2,000 amasaha 2 atari gukora na 2 akonsomye ubwo tuvuge ko mu masaha 2 kuba yinjije 2 akaba konsomye n'ibindi 2 ubwo n'ibinahombye ubwo ni pause ya saa 4 akayivamo saa 6 nimugora kongera donc abantu bongereye ibyo gukora abamotari barya 5 none se abakozi ba leta ngo umushahara ntiwazamutse abakozi ba leta bafite amaperimi uzi uko bangana yego abafite amamodoka uzi uko bangana yego abafite ubushobozi bwo kugura moto uzi uko bangana barimo rwose none se iyo modoka aho kwirwa iparitse kuri ministeri uyigejeje mu gitondo mbere ya saa 3 uyitwaye ntushobora kujya ku kazi winjije nk'icumi cyangwa 5 yego ese kuyiparika kuri ministeri ntushobora guhamagara Dani utijyane
njye kurangiza akazi unzaniye izindi veni yego zisanga bya bindi 10 cyane none bikukubitaho wa mushahara nawe nimugoroba nyuma ya saa 11 agatahana abandi bantu ibindi 5 ubwo ntitubonye 35 ariko benshi nanjye ndimo Yego. nyiri umufonkisiyoneri benshi feri ni ku kirahure saa 10 utangiye ikirahure yego ukagisoza nka saa 5 saa 6 yego za mitsingi 5 mitsingi 5 nizimara kugera ku bihumbi 10 na wa mushahara wa 300 ntuzaba ukivuye Ubwo still- ariko nuwusapotinga with ibikorwa bya mbere yo gutangira akazi side hustles ibikorwa byo mu gihe cy'akazi yego n'ibikorwa bya nyuma y'akazi Y'akazi. bikakwinjiriza wenda ya veni za mitsingi urazemerewe kuko nzu wazibonyemo izo nyigisho nizo leta mu kuzamura umusoro igomba no kongera ikigisha abantu kuzigama mbere yo gukonsoma Yego. umushahara iyo uza ubanza kuzigama hanyuma ugakonsoma nyuma uri kunyumva yego izo nyigisho zikaba abantu bakicara bigishanya uburyo ibyo gukora birahari nuko abantu bamwe bavuga ngo birasuzuguritse abandi bakitinya bambwira kwimanura na leta igatanga kumva n'ubwo ko ari bumanuke mu yego buryo na leta igatanga bw'imigaragarire. n'ubwo bushobozi igatanga n'ubwo burenganzira bimwe minisitiri mushyashya wa Minefra yazanye rura yari yarabyanze ufite imodoka y'imyanya 8 yego utuye Rizieri Maidia yego ofisi zawe ziri Kacyiru ukagenda mu modoka wenyine buri munsi umuntu wa Rizieri aguhaye 1000 imyanya 7 si 7 Yego. ari rero turu ni 14 uwemerewe icupa wowe ariko niba atakwemera gupakira abo bantu se na essence récupérer uwo musoro bavuga uzawukura Uzawukura he? so nuvuga ngo abantu habeho uburyo bwo kwigisha abantu gukora byinshi yego gukora amasaha menshi menshi i Burayi bari ba diaspora twitwa tuvuga ngo bakandire utunyenyeri abantu bari mu Rwanda ni bene ibyo nta saha yipfa ubusa mu gitondo abo umwarimu wa gardienne nimugoroba akaba umukonvayeri sibyo muri weekend akaba umukirina yego ayo yose ni amafaranga abantu bongera uburyo bwo kwinjiza amafaranga n'amasaha yo kuyakorera ariko umuntu hano umuntu ntubuha sinzi ahanciye ku muntu watangiye primus sinzi ngo yakoze iki harahunyuza ari kuri soma yo cyane urumva izo nyigisho rero hari inzego zishinzwe kuko ntabwo abaturage bose baba kuri no gutinyura abantu ari kuri KOP benshi ndi kubwira wasanga ibyo baramaze kubifata mu mwanzuro Yego. ariko hakeneye inzego ability zibifitiye uburenganzira zikabwira abantu ngo kora amasaha angana gutya niba urangije iki niki wagikora icyo wagikora sibyo yego dufite abahungu b'inshuti zanjye bigaga yerika bagataha bakogosha yego minerval ikaboneka Cyane. ariko undi we aragenda na briefcase akumva ko byose byarangiye nzi abarangiza akazi bakaba abamotari yego urabyumva nzi umuntu aba ari umukozi aha n'aha gafite n'agakiyosike gafite depo y'amakara cyangwa se gaze cyane so rero ntabwo rero abantu babaye hatanzwe inyigisho zo gukora amasaha menshi gukora byinshi no gusevinga izo nyigisho zatanzwe nta muntu wakwinubira umusoro nta muntu wakwinubira ko ibiciro byazamutse Yego. uhangana nabyo gutyo nyine ariko niba ufite agashahara k'iry'itanu ukumva nako gusa kandi ako kazi ugakora amasaha 5 ayandi 19 uri hehe se mbyumva ayandi 19 se mbyumva kabisa ibyo ni ibintu bitureba twese nibyo nyine nta wakinuye umusoro Yego. cyangwa kuzamuka kw'ibiciro yarigishijwe gukora no gukora byinshi biri variye n'amasaha menshi yego so rero ntabwo twakabaye twitana ba mwana na leta cyokora leta nuko nyine ubwo impamvu ndi kuyivuga leta ni ngari yego politiki y'umusoro yazanywe na Minecofin Yego. ariko kwigisha abaturage gukora ntabwo ari Ntabwo ari ibyayo ibyayo. ni ibya Mifotra ni ibya Minaroko ni ibya Minubumwe ni ibya Minediki cyane uranyumva so rero niba Murangwa Yusufu yarangije akazi ke ubwo abo bandi mvuze nabo bajye mu ngamba na Minisiteri y'Urubyiruko tuma twishima ko bimeze abantu rero ntabwo ejo tutangire tujye duha abantu ijambo turapfuye ibiciro byazamutse umushahara ntuzamuka umusoro wazamutse ukora iki ukora amasaha yahe ku munsi Minisiteri ya Innovation innovation ijyanye udushya na ICT ibyo gukora birahari my dear nuko bimwe batabivuga okay
iyo ngewe reka nkubwize ukuri mu bintu nakurisha kwishyuza airtime amayinite tugomba kuyagura nayo kwinjiza amafaranga bana kuyakiniramo yes niba ucatinga n'umuntu nukurangira akazi ibaze urumva amayinite agomba gukoreshwa mu nyungu mu kwinjiza amafaranga yego uragura pake ya 5 ikarangira nta na 3 winjije yagombye kurangira winjije nka 20 pake ya 5 y'ukwezi yego yagombye kurangira nibura hari ikintu mu na internet rega yes be kubyumva ko ari intezo ibintu bigomba kugira internet uyigura ugiye gucata voilà gucata no amasaha gucata ni relax ni nyuma akazi wakarangije ugatangira ese wiri gutemami ukoroshya n'ubwongo ariko se urabworoshya wose ukore bworoshye dore hano ku mujyi hano ku mujyi abahungu bahora habuze umuntu bambivuga ari meya ntasohoka ngo babwire ngo wowe uri gucata uvuga ibiki ari minisitiri w'urubyiruko yagombye kuza akavuga ati ati nkubonye hano umaze kuhakura iki interinete ni ubuntu ukahamara 2 wahakuye igishoro uhita utaha ujya ushaka connection aha nawe barashaka umukozi hoteli runaka ifite abashyitsi benshi mu cyumweru gitaha bari gushaka umuntu uzaza akabakorera service bakajya mu 15 ku munsi ejo bundi ubukwe nagiyemo abakoze service bahembwaga kenze ubukwe dote na reception kenze akazi kubita umufuka gataha akavanamo itike ya 2 none se uri gucata ushaka izo connection hari hoteli idakenera abantu muri weekend y'abakiriya babaye benshi coga muziraje uri muri sheri shushu wariye no wabajije amahoteli azakira abashyitsi wenda ukajya kuba usindwe gusasa coga mikarangira uvanyemo nk'ijana ari byinshi abantu rero habeho n'ingamba zo kwigisha abantu uburyo bwo gukora twebwe twatangiye gukora dushaje Jorogrete nanjye nari muri abo ngabo akazi hari igihe twigeze gukora gongo nike twesoza akazi saa 9 n'igice irya mbere nkaba ndari misi ariko hari kera ntabwo nabaga mu bukode kandi hari hafi y'iwacu hari igihe rwose iyo nabaga ntahashye ntajyaga kurya mu rugo bakaba n'ibyo ntahana none se uyu munsi koko ni ikibazo abantu kandi koko ibyo gukora birahari pe gusa muri rusange sinzi uko njya mbibona ariko nabivuga ntibyumvikane nabi ariko njya mbona ufonctionnaire bwongoza buraremaza ukoresheje terime ya buraremaza ariko uko buretse nkwereka oya nibi byacu nubwo tuvuga nabwo abaremaye barahari yego ntago ndi buvuga amazina ariko barimo hari igihe ntago ese muri bino bihebwo abantu barakora bakumva ko imbaraga zose bazikoresheje ariko hari uri gushukwa nuko afite umwana umwe cyangwa babiri bataratangira primaire yego hakaba nundi iyo batangiye secondaire harimo n'uwa kaminuza babiri segonderi umwe wa kaminuza amasaha urayazamura wabishaka utabishaka isaha yo kunywa icupa uyigiza inyuma ahubwo niyo gukorera amafaranga ukayigiza inyuma ukanywa icupa saa 3 saa 5 ukabura taye kubera iki ibigukeneyeho amafaranga bigenda bizamuka so rero abantu benshi hari abongozwa no kuba bafite responsabilité nkeya bakagira ngo niba donko akumva ati akatasegariwe madame arakorera 500 nanjye nkoreye 800 imwe na 300 dufite umwana umwe birahagije kandi uwo muntu uvuga atyo afite capacité yo kuba yakorera n'ibihumbi 3 by'amadolari pourquoi pas icyo nicyo abantu nibafata ingamba bigishe ubwo ministre w'urubyiruko abyumve bigisha urubyiruko ku exploiter amahirwe yose ahari yego iyi internet bari gusoresha na airtime infrastructure zayigiyeho ni nyinshi cyane ariko byari byo kugira ngo ibanze kwirakwire mu baturage bose noneho nyuma ubu igomba kuba ari yo kubyara amafaranga kandi abantu bamwe baratangiye kubye-exploiter keretse abasigaye basa naho bari inyuma ya rido yego ariko nubundi ntabwo igihugu cyemvestishije muri nuza muri internet na nuza na n'iminara ari ubusa cyari kizi ko azagera igihe cyo kugira ngo bigaruze abantu rero nibakore nibabyaza umusaruro yego abantu bagirana inama muri cyo nagiye
navuga se ngo iki wigenera umushahara yego muri kino gihe ufite education de base umushahara urawigenera amayigiya Urawigenera pe. imbaraga zawe nizo zikwiye imbaraga n'ubwonko bwawe nibyo biguha ariko niba ukora amasaha 3 ukumva byarangiye Byacitse. cyangwa ugakora 5 uze twirwa tuvuga nk'ay'abagombozi na nimugora tukarara tuvuga wajura reka ubundi oya nani bakaribu urazi se urazi na nijoro ngomba no kugira ikiganiro cya saa 8 z'ijoro nkagira icya saa 2 n'igice Yego. icya saa 5 yego noneho n'icya saa 12 za nimugoroba n'icya saa 8 z'ijoro none kabisa none so, abantu rero hari uburyo bwinshi abana bakiri batoya hari ugucuruza online hari ukubona hari kuba aho kwirwa uri muri sheri ishusho byagenze bite fotora kamera nk'iyi iri mu Bushinwa uvugane na nyiri uruganda wishakira umukiriya nigurishwa baguheho venti ubwo se nugurisha kamera ebyiri nurabubonye 40 imyenda mu iduka gira partnership n'iduka buri mwenda ugurishijwe baguheho 3 nugurisha amashati 3 si 9,000 genda Kimisagara mu gitondo bari guterera hejuru inkweto ufatemo izambere imiguru 5 ugenda uyizunguze ku munsi urabo yimaze buri muguru ufataho 3 si 15 25 none 15 uza abagore b'abanyagataro menshi bashora 15 uzi ko bagakora imyaka 20 uza abana babo ko biga neza bambara imyenda mizima bakaraba bagacya kandi barya neza yego nese bari baturusha ubwenge cyangwa ni ibibazo byatumye baturusha ubwenge izo nyigisho nizo zigomba gutangwa n'inzego nuko ntanze urugero rw'abanyagataro kandi inzego zibarwanya kera nigeze niba kuri BNB nigeze gutanga isomo nk'iryo ndavuga nti muze mbahe igishoro cya 15 okay urumva icyo gihe ndavuga ni aho kugira ngo sinzi ikintu na akageso narimo mvuga k'abagore batangira saa 4 n'akabatangiye primus nta kintu akora hari abandi bazindukiye bavuga ni mujye muza mbaye 15 ugende uzunguze batangira bakagenda baza hamaze kuza 3 ku radio barahamagata ariko umunyamakuru wanyu yigisha bitemewe cyo nicyo kibazo ariko bari abantu nubwo ubona babasimbukana bashize mu muhanda wabona ikibazo mu mujyi wa Kigali icyambere imihahire yagorana ntago abantu bose bafite umwanya wo kujya kwa Mutangana kandi noneho bari abagore bahinduka indaya abana babo bakaba bamayibobo cyane bafatera ni umujyi wa Kigali nubwo bagira ujya kumva barabahubukanye bariya urumva hari ibintu byinshi n'umuntu muri quartier hari ibintu byinshi tugira abana b'amagi n'ubunyobwa tugira abari mu cyaro ubwo bagize ngo wenda abari mu cyaro nifite ya telefone y'amayinite yawe genda urambagiza umurima w'amashu hanyuma numara kubona weze nyiramashu muvuganye buti nzajya ngo 100 kwishu yego uze Nyabugogo uze mu Nkunda Mahoro ushaka uzaguhira ry'itanu sibyo senkani kwishu umurima wose uzagenda uvuga ngo urashomereye ubwo ndi kubwira abadafite akazi gakomeye ariko abafonctionnaire uhembwa menshi we yahita nawugura umurima abati mwishire rimwe ishukuri 80 ubu ni nzisarurire yamara kumwishyura kaza kikaruma kajya ku Nkunda Mahoro yitonze ishuko ari 200 se urajyamo ukafata umuntu ku Nkunda Mahoro akaza kagura wa murima wose kuri buri shu aguha desi wowe nyiri umurima aramuhaye 80 ubwo ibyo byose izo variete zo gukora rero nizo zigomba kuvamo bya bindi ngo niba inzoga yazamutse uzayinywa wayikoreye niba inzoga izamutse ntabwo ugomba kugumana umubare w'izo wanywaga kandi ibyo wakoraga bitazamutse nono uragabanya umubare yego cyangwa wongera ibyo ukora niko bimeze yego nta bindi ntaho kuvuga ngo ntago nyambyumva y'abantu barira mantanga icyo byarazamutse imisoro ya iriya nta kibazo nababwira iki yego abantu n'ukujya mu ngamba ahubwo abahwituzi ba societe nibigisha abantu des opportunités uburyo bwose bushoboka bwo gukorera amafaranga wabonye abantu iyi business y'indabyo y'abajardinier yego itunza abangana iki abandi barirwa muri quartier genda ujye muri jardin hano izi ziri munsi y'umuhanda kuri buri mukindo ukatuze nzajya nza kugugurira imikindo kuri 2 we agende mu bipangu ababwira 5
umuhaye komanda azafata imikino 3 ku mukindo arangiza ngo babuze ibyo babuze ibyo bakora oya usanga abantu ari Ariko impamvu ebyiri abantu bakora gutanga igishoro gikunze kuba impamvu umuntu akavuga ati nta gishoro ati naraburaniwe yego cyangwa n'uyafite akakwereka ko ashirira mu bibazo mbese ni imyumvire iyi mpamvu batanga nkemera nkazayikorera ubuvugizi na environnement environnement yo gukoreramo nk'abari abazunguzayi n'abanyagataro bakora muri environnement mbi ntago bemerewe bakora baba bihishe isaha n'isaha harabyamburwa ariko abandi nta muntu ntabwo bisaba igishoro kihambaye nk'urundi rugero erega nibyo nawe twabikora ibyo byo kugenda ukareba ukarambagiza imboga mu murima ukajya gushaka umukiriya ariko shabwaje burare uza amafaranga yavamo wayabyinira se yazashira ibindi ni byinshi kuko ibintu byo kuba ni nka courtage kuba umukurtiye ukahuza umuntu ukeneye ikintu n'ukeneye kukigurisha ibyo ni ibintu byoroshye niyo telefone yakabaye ikora ukamenya umurima weza ibinyomoro nuwande nimero ye wamuhamagara warangiza ugahamagara umuntu kwa mutangana ko mfite umurima w'ibinyomoro bite abantu buriya uriya mu nagastori nkishijemo uyu mujene tubona kuri YouTube witwa Burikana ubundi ajya kubaho ubundi kera na mbere niko yitwaga ntabwo yabyiswaje kuri YouTube ubundi ntacyo atakora yabarizwagaho Burikana byose abikora ukeneye kose afite imyaka ingahe 30 ngira ngo ntigera 30 ntigera uriya ku myaka 35 ikibazo cyo azafite nk'inze ebyiri zigeretse kuko ubona no muri segonderi twarabagiraga bacuruzaga amandazi bacuruzaga ibiraha bacuruzaga za orbit agatangira gutyo urabyumva n'ubu ngubu hari abana hari umugabo w'inshuti yanjye yambwiye ko umwana we iyo avuye ku ishuri ajya kunyonga ishuri ntirangira saa 11 bigera akijiji gatangira kuza saa 12 n'igice amaze kubona nka senyisa uwo mwana yateza ikibazo umubyeyi habe na rimwe hanyuma se niyiga nakomeza uwo muco ifo kumenya sinavuga ngo iki abantu ifo bige gukora badatoranya imirimo ibintu byinshi ko hari ibintu byinshi bidakorwa pe biri aha ngaha bidakorwa ikintu ukabura aho ukibariza kuko nta muntu wiyangaje kubikora ubu ugiye mu gakiriro ukavuga uti nzajya nshaka abakiriya b'ibirahure undi akaba uw'amakara undi akaba uwarangete niyo baguha igiceri cy'ijana ari ibintu bihoraho niyo baguha ijana ku ikara ubu ngubu ari ibintu byinshi ushaka babikora ukababura wabura igishoro ariko ntiwabura kuba umuboroka igishoro ntabwo ari ngombwa amafaranga menshi ubu ni nkubwira ngo umurima wa kurujete umurima wa kurujete wenda mu gishanga cya Muyumbu kurujete barayibarira 200 ngura umurima wose ntago wenda ndawishyura 60,000 hanyuma nimpamagara umuntu kuri kurujete ampe 300 si ijana ubwo muri bya urumva ko 60 ndavanamo 50 30 y'umwungu mvanyemo 90 ubwo se uko ndi kubivuga abari ku Muyumbu barabizi si umuntu w'ikabuga wihagurukira akajya akigira mu murima kandi hakabaye hari uwo Muyumbu wumurebeye akaza kumuvana ikabuga cyane ari byinshi kubyaza umusaruro abantu nibakore ikimbabaje nuko abari hano bose bafite ibyo bakora ariko bafite abavandimwe birwa babasaba bafite mwishwa wanjye wahuranye yafite murumuna we akajya ahora avuga ati yewe ati uyu munsi noneho biranze mpereze abimbwiye gatatu ariko wowe uri ikimuga ubwo ntabwo wahaguruka ngo ukore nta muntu buri icyo akora buri wese akora ku rwego rwe nta muntu buri icyo akora cyo nicyo kabisa umusoro ku bijyanye n'amakarita yo guhamagara umusoro ku bijyanye n'ibinyobwa ndetse n'isegereti n'ikijyanye inzoga wivuga ibinyobwa ni inzoga ibinyobwa bisindisha ji ntazirimo yego inzoga ese buno twabifatanya na politiki ya tunyweresi bigomba guhura
nini kuko tumwe mowa yidindiza yica bwa budahangarwa bw'ubukungu kuko urumva icyo gihe hinjiza inganda z'inzoga gusa abakozi imagine nawe umukozi ufite nk'uruganda cyangwa uri minisitiri ukagira umukozi uva mu kabari saa 9 agatonda saa 3 araguha umusaruro uri hasi cyane ukamuha kwasiteri sibo bazijyana muri Nyungwe se ahita yicurika si ibihombo se kwasiteri se ntiyaguzwe mu nguzanyo ya banki banki irahombye wayiguze arahombye n'umuryango wa muntu urahombye n'abandi tunywe resi ifashe iramutse ifashe wareba bwa budahangarwa bw'ubukungu nibwo wabubona 1 inzoga ndasoreza kuri iki muri gahunda ya tunywe resi inzoga ibihombo ni 3 inyungu ni imwe n'igice ibihombo sante sangiza ubuzima finance zitwara amafaranga bose 4 zica akazi no 4 zitwara umwanya ni ukuvuga ngo kunywa bitari mu rugero urangiza umwanya urangiza umubiri wawe urangiza imbaraga zo gukora ku munsi ukurikiyeho babyumva urangiza n'amafaranga inyungu ibamo imwe ni uguhuza abantu bo mu bisubizo bakoze bakaba bari kwiyakira iyo unywa wakoze uba uri kwiyakira ni nko kuruhuka ariko iyo unywa utakoze uri kwiyahura parce ntufite ubushobozi uranywiza abandi kandi nta muntu wahora akugurira uri kwita ko uri kwiyibagiza ibibazo aho kubishakira kandi ibibazo bikemurwa no gukora kajya gushira muri kwibaza utakandi karavaye uri kwiyahura ariko umuntu unywa yakoze yawa data we anywera aho ashaka akanywa icyo ashaka akakirenzaho icyo ashaka akarenzaho n'uwo ashaka rwose uwo ni uwakoze none se umuntu nagusengera uzavuga ngo nakaburushete ibyo bigirwa n'uri kunywera ye ntago warihingutse oya ari n'uwo basindishiriza igikondo ataha mu gatsata akabura ya moto akagenda n'amaguru uwo yiyahuraga rero sibyo se ariko unywera ye kandi nawe kubera ko abazi kweje agomba kongera akajya mu kazi anywa nyine muri rwa rugero kugira ngo agumane za mbaraga yongera akora aho rero ubundi ni iyo gahunda yakigishijwe icyaka nibagiwe n'ikindi muri wa mwanya wakabaye gukora siporo ikugarurira ituma ubuzima bwawe buhora burije buzira umuze ariko uri kwiyangiza urarohamo ibiyoga utaye uwo mwanya ejo urajya ku kazi usinzira ntutanga umusaruro nibakora urutonde rw'abirukanwa bagushyire mu ba mbere n'amafaranga hari agasiroga bajya bavuga kuri byera ariko abazikora bambabarire bavuga ngo byeri byeza umutima bikeza umufuka abo nyine umutima ubwo ni ubuhanzi bw'abasinzi nyine umutima uracyari ku mufuka nawo ubwo ni ubuhanzi bwa gisinzi iyo nganzo yayikoresha ibindi bikamuha amafaranga mayidiya iyindi mpamvu navuze y'igice nyuma ya ntuza mu nyungu zo kunywa inzoga guhura n'abandi mugirirana imimaro apana muterana amacupa muganira kakungura inama yewe uzi ko hariya bansabye kwasiteri 2 kandi ifite imwe wazanye nkayumwa kamamagare umushuti wanjye afite indi kandi ubwo kuri icyo kiraka turaryaho veni ibyo nibyo mwakabaye muganira mudaterana amacupa noneho ikindi navugaga nuko nanone no kunywa ni ngombwa hari icyo ivuze ku buzima ikibi n'inyinshi niyo mpamvu kunywa resi byongera inyota urayishira ushobora no kuyishirira mu rugo cyangwa ukayishirira no mu kabari ariko abantu ntibahesha agaciro barerezo maburiya n'ubwo itegeko ryaje abanywi benshi dufite benshi babize inzoga naba badafite intuza nabazivumba nababa badakora nabatagira gahunda kuko umuntu unywera ye agira isaha atajya munsi niba ari 2:00 ni 2:00 ariko umuntu uzanga ateruye rya 4:00
birarya pe cyangwa saa 9 asinzira kuri kontwari eh ararara